Mutoza, mbere na mbere tutangira mutwibwira n'umwanya mutwaye ndetse n'uburyo mubyakiriye. Murakoze cyane, nitwa Nshimiyimana Jean de Dieu, abonye mutoza w'ikipe afite ubumuga y'akarere ka Rulindo. Mu by'ukuri twarwa urugendo rurerure ariko turusoje twishimye uko nabivuga, bitewe n'uko twagize imyiteguro ihagije. Icyo twashakaga cyari igikombe ariko ntibyakunze, bibaye ngombwa ko cy'umwanya wa gatatu. Turabyishimiye cyane. Urugendo mukomeje ko rutari rworoshye, n'urugendo rwari rumeze rute kuva mu karere ukaza mu ntara ukagera ku rwego rw'igihugu? Byari bigoye cyane, twahereye ku rwego rw'intara turakina, tubasha kujya ku mukino wa nyuma ku rwego rw'intara. Hari ikipe ya Musanze nayo itari yoroshye, tubasha kuyitsinda dushyizemo diferanse y'igitego kimwe, tuza ku rwego rw'igihugu, tuza muri kimwe cya kane i Kigali, tubasha gutsinda ikipe imwe ya Kicukiro, indi iradutsinda, biba ngombwa ko tuba aba kabiri. Ariko ubwo nyine aba kabiri baduhaga amahirwe make kugira ngo tube twazamuka, kuko twese duhura n'ikipe ya mbere mu rindi tsinda ya Jari ya Rubavu iradutsinda, dusigaye turi gutegetinga umwanya wa gatatu, tukaba tuwucyuye. Turashima Imana. Muhuye n'akarere ka Gasabo gahagarariye umujyi wa Kigali, ni ikipe ihora ikomeye, ni iki mwayirushije nk'umutoza? Tactique mwakoresheje n'izihe? Nta tactique zindi, uyu mukino umuntu ufite uburambe muri uyu mukino arakurusha. Niba wakurikiranye wabonye ko yari ifite umwataka wahoze ukina kera, wakinnye no muri Nationale. Buriya yatuzonze cyane, bane twaraye twiga cyane kurusha uko abandi twabona, ko n'undi Imirenge Kagame Cup nta kintu tugenda dukora ku bandi bamwe bitwa ko bari barirengagije, ariko iyo habashije kuzamo umwe ufite experience aragutsinda. Njye nakoresheje nta kindi, ko bize shampiyona irangiye mu minsi yashize, nafasha abakinnyi banjye bakina shampiyona, bafatanya n'aba ngaba, baraza dukorana imyitozo, bamenyereza bagenzi babo. Izo mbaraga babonye bafite, ntabwo shampiyona yarangiye mu mitima kugira ngo mugende, oya, nahise bagumana, baraza bafasha bagenzi babo, dukorana imyitozo ihagije. Ubuyobozi bw'akarere buradufasha kugera kuri iyi ntsinzi tubonye. Umwanya wa gatatu nibyo murateganya kuzakora iki? Umwe mukomeje no kuba mufite ekipe n'undi ikina muri shampiyona, ese mwabonye mu Mirenge Kagame Cup birashoboka ko ari abo muzashyira muri shampiyona? Cyane rwose barimo, dufitemo impano nyinshi tugomba kuzaprofita zitazaducika. Twagiye dukura mu mirenge itandukanye uko nabikubwiye ubushize, kugira ngo badacika intege. Icyo dukora ni ukubaba hafi, tugategura imyitozo. Niyo shampiyona bitari kuba, tugategura kampu y'iminsi 3 cyangwa 4, bagahurira hamwe. Bamara guhurira hamwe tukongera tukabarekura kugira ngo za shampiyona izatangire bose icyo bafite nta n'umwe waducitse cyangwa se washubije urwego hasi. Murakoze cyane.